Amahame 95 yo gutsindishirizwa. Ihame rya 39. Urupfu rwa Kristo rwari ngombwa kugira ngo tubabarirwe. Tuvuge ko wiyemeje kugaragariza abaturage b'i Chicago urukundo rw'Imana. Ukajya mu mujyi rwagati maze ukagenda mu mihanda ufasha abantu bahanganye n'ingorane zitari zimwe, ugafata igihe ngo utegere amatwi abantu bari mu bwigunge, kandi ukihatira kwereka abo muhuye urukundo rw'Imana. Ariko rero Chicago ni ahantu ho kwitonderwa, cyane cyane iyo bwije. Mu mihanda yaho iyo ari mu gicuku uba ushobora byanze bikunze kuhagirira ingorane. Cyakora nubwo bimeze bityo, ukabasha gushyira mu bikorwa umugambi wawe mu gihe runaka, ukabera umugisha abantu bamwe. Ariko ku mugoroba umwe mu gahanda gacuze umwijima, umwicanyi ruharwa akagutegera ahantu runaka akakwica. Abo mwamenyanye i Chicago bakamenya ibyakubayeho, bakabwira abaturanyi babo ukuntu wapfuye ugira ngo uhamye urukundo rw'Imana, bityo urupfu rwawe rugasobanuka neza bitewe n'ingorane wemeye kunyuramo ugira ngo umenyekanishe urukundo rw'Imana mu batuye muri uwo mujyi. Ese utekereza ko icyo cyaba nk'igitekerezo cyiza cy'urupfu rwa Kristo ku musaraba? Mbese urupfu rwe rwari ngombwa kugira ngo tubone imbabazi, cyangwa se urupfu rwe rwabaye impanuka? Mbese yaje ku isi kugira ngo atwereke urukundo rw'Imana gusa, nuko hanyuma agapfa kubera ko ku isi ari abantu buzuye ubugome? Cyangwa se urupfu rwe rwari muri gahunda y'Imana yo gukiza umuntu? Abantu baratekereje bashyiraho icyo bise ihame ryo guhindurwa n'imico ntangarugero byezaho icyaha, rikavuga ko urupfu rwa Kristo rutari ngombwa, ngo ikiremwa muntu cyashoboraga kubabarirwa Kristo atagombye gupfa. Rimwe mu makosa iryo hame rivuga ko rikosora, ni ukuvuga ko Imana yarakaye maze igasaba indishyi y'akababaro ngo ibone gushira uburakari. Ni iby'ukuri ko umugambi w'urupfu rwa Kristo atari uwo gucubya kwihorera kw'Imana, kuko Imana yari muri Kristo ikiyunga n'abari mu isi. Ariko se urupfu rwa Kristo ntirwari ngombwa kubera izindi mpamvu? Tubona igitekerezo gicengera mu mutima iyo usomye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye kuri paji ya 75. Niba Yesu yaritanzeho igitambo, ni uko abantu bacumuye ntacyo bo ubwabo bashoboraga gukora ngo bemerwe mu maso y'Imana. Ibikwiriye umukiza wabambwe akazuka nibyo rufatiro rwo kwizera kwa gikristo. Abatambyi n'abayobozi b'Abayuda bari bateranye bakikije umusaraba umunsi wo kubambwa kwa Kristo. Ntabwo bari biteguye kwemera Kristo warubambweho. Iyo niyo mpamvu bavuze ngo ko ari umwami w'Abisirayeli, namanuke ave ku musaraba nonaha, natwe turamwemera. Matayo igice cya 27:42. Byashoboka ko nyiramubande y'iki gitekerezo icyumvikana n'ubu. Mbese turashaka natwe ko Kristo amanuka ku musaraba ngo tubone kumwemera? Ni ugukomeretsa ubwibone bw'umuntu kuvuga ko ari ngombwa kwemera ko dukeneye gukizwa aho kwigishwa.
Nyamara ariko igitekerezo cy'uko abantu bakeneye umukiza niryo shingiro ryo kwizera kwa Gikristo. Bibiliya yigisha inshuro nyinshi ko Kristo ari incungu yacu. Umurongo uzwi cyane ushobora kuba ari uwo muri Yesaya 53. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibabaro ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Imihango yose y'ibitambo kuva kuri Adamu na Eva ku miryango y'ingobyi ya Edeni kugeza ku minsi mikuru yaberaga mu rusengero mu gihe cya Yesu, yari ishingiro ku gitekerezo cy'uko hari undi uzaza kujya mu cyimbo cy'umuntu wacumuye kugira ngo amukize. Kristo yari umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo waho wa 8. Uko byacisha umutima w'umuntu bugufi kose, umuntu abona agakiza ari uko yemeye umukiza wabambwe akazuka. Umuntu upfukama ku birenge by'umusaraba yizeye aba yageze ku rugero ruruta izindi mwene muntu abasha kugeraho. Ibyakozwe n'intumwa, ipaje y'186.